Hello guys, mumeze mute? Nanjye meze neza. Kamariza the sisters show. Uyu munsi ngiye kubasha kuvungura ibigori. Ibigori murabizi. Umuntu uri inyuma ya kamera ni umukamariza. Badaranyica. Ma, washuhuje abantu. Washuhuje abakunzi bacu. Kutabasuhuza. Guys, ibintu hano arimo ku kamera simbizi. Se mwashuje abantu. Ntabwo ushaka gusuhuza abantu. Muraho mumeze mute? Yabitinya wageraga ari kuri kamera mukayenda gushyiraho kamera urabeshya. Sha umva do nazanye ibikota kubera kuvungura ibigori navunguye ku gitondo. None sinzi ukuntu nsengira agatekerezo n'agatsumbu bafata video ndimo kuvungura. Hewe ndimo ndavungura ngo mbone ifu y'igikoma ntwara. Bazi ko ari abana b'i Kigali batazi kuvungura ibyo ari byo. Babona ibigori gutyo nabonye ko havamo ifu y'igikoma. Bababwiye iki nk'abo bana? Abana se ko bavukiye mu bisubizo uzabazane mu giturage barebe ukuntu abantu bahinga. Hari abana disi hari n'abazinga amata ngo ava ku igare ntibazi yuko bakama. Uzabazane bajye kwahira urubingo hanyuma ubereke uko bagaburira inka. Hanyuma se bazahita bamenya n'aho amata ava ntibahira. Bazitegereza uko bakama nabyo babimenye. Ntibongere kuba bakava ku igare. Ibikota do abatazi ibikota nzabibereka neza. Ibi nabyo do ibi ni inkwi utagira ngo ukuntu biteka ibishyimbo neza. Ibitiritiri. Akoma kera ukuntu twavunguraga tutaraba tugoma ndimo neza cyangwa murabona wayifashe neza. Ndimo ndavuga ngo kera twavunguraga ibigori byinshi tuzana ibikota none ubu ndavungura kamwe nkazana ibikota. Mwigeze abanyamugi se Twariremaje. Mwareze amaboko. Kahise umukuru batangiye kunyurira ngo twareze amaboko. Neza Kigali ko tutavungura ko tudasenya. Nyine igihe nikigera mujya muza muhinga mubyibutse kuko ubuzima bujya buhinduka. Nabyo kwibuka guhinga. Tubyibuka suni ngiye nigeze mpinga. Ijya kumbeshyera. Wahingaga n'urwiri. Urambeshye. Ngo mpinga urwiri vugisha ukuri vugisha ukuri reka kubeshya abantu. Cyako zanajyaga mu rutoki najya kufira murabizi. Ariko wibuka ujya kufira wagerayo ukaruka bakakuzana bagufashe mu maboko. Ese buriya bari babaye iki? Uretse ntago nyine ntibyananiye. None urambeshye ngo nahingaga urwiri. Nyine ni kwakurera amaboko. Nawe yerekera kuneza abantu unagiyeho ndaruka. Kahise umva bagure ukuntu byagenze. Nagezeyo kandi tujya gusarura ibishyimbo. Nagezeyo nunamye mpita nzengera ndwara iserengwa mu murima. Bahita banzamura. None ngo nararutse kuma urambeshye ntabwo narutse. Nararutse. Reka ntabwo nigeze nduka. Urageze ubwenge kareba yabonye akantu ngo bishi. Yabonye biscuit. Arayizi kari bishi. Harimo hari ngo urambeshye cyakoza vugisha ukuri nge nta rwiri nahinze. Nk'ibyo wakoze warabikoze. Hako wenda najyaga gusenya no kwahira. Narahiye. Nakuzana ibitoki. Kuzana ibitoki. Urabinyibukije uko nabaguye ushunira ukajya kuzana igitoki. Sha twararushye. Abana b'i Kigali mwe mwabyo muba muzi. Twarushye abantu mu cyaro. Ariko niyo mpamvu twagihunze hakiri kare. Bugaruka. Tagenda. Sibyo? Garukiraho. None se ma harya ningiye kubaza ngo kira.
iki nagiye kukubaza we. ese wibuka mwagiye kwahira noneho mukagaruka mwiruka mutazanye ubwatsi wabyimbye ngo ukavuga ngo urunamye mu twatsi ngo akantu karakurya. Reka mbibabwire ukuntu byagenze nawe wenda nawe nibwo ugiye kubimenya. Twagiye kwiba imyembe tugiye kwiba imyembe hari harimo inzuki uruyuki ruranye mpita mbyimba tuzamuka twiruka tutazanye n'ubwatsi tugeze mu rugo ngo mwabaye turabeshya ngo nari nunamye ngo ndimo ngo gutema ubwatsi akantu ngo turumbukamo karandi. Iyo mvuga ko nagiye kwiba imyembe mvu bari kumbaga navugisha ukuri ngaho mavugisha ukuri. Iyo ndamuka mbabwije ukuri cyagiye ntabwo ko nagiye kwiba imyembe byari kugenda gute twari kugukubita gusa ukuntu hari haje umushyitsi mukaza bikamutera ubwoba barasenga yari umupasiteri arangije aravuga ngo naba ari inzoka yamuriye avuga uti isabune aramusiga ahantu hose amuha mu rufuro arangije ndaramubwira ngo nagenda aryame ngo ndyame ngo birakira noneho gukira mbyimbira rimwe. Uzi ko naryamye nkabyuka ntabasha no kureba nabyimbye ahantu hose bahita banjyana kwa muganga. Ariko we musaza wanjye nawe abyumaho avuga yuko nyine ukuntu ngo ari inuze ngo ari akantu kandiye tutazi ko ariko ngo gaturutse mu byatsi. Banjyana hari ubwo tugiye kwa muganga bankoreye icyo ubundi baba baraguteye agashinge se nibuka bahise banjyana kwa muganga ariko ntabwo byatinze narakize. Ariko nibwo abimenye ko ari uruyuki rwandi nagiye kwiba imyembe kuko iyo mbivuga bari kumbamba mama cyara arakubitaga. Ese ubu byagiye ko mwakuze se ubwo nabakubita twarananiranye mwabaye ibigaba ariko marasha none ese we ami ngwino ibigaba nawe amagambo utangiye kuzana ntabwo ibigaba se n'ibiki mwarananiranye nyine ntabwo ko kunanirana mwigeze ngo bakuru turi bakuru ntabwo mwadukubita ubu twakicara tukajya inama ariko ntabwo ureba wakubise umuntu mukuru nkanjye ariko kera aradukubise ubwo kudukubita kuriya wumvaga ari sawa. ariko rero muri kiriya gihe iyo ntabuza kubagoroza akanyafu abana mwabyirukanye bari barigize utwana tubi ukajya tuza kwambuka umuhanda tukaguma hakurya y'umuhanda abandi bantu barimo bakinira ruguru yawo ukatubuza kuwambuka. reka umuhanda ni akagera twabaga dukuze ariko ngo batazatugonga uzabona tutabaga turi bakuru n'abarindaga ubuzererezi se kuki mutagumaga iwanyu. twazerereye Kigali mwazerereye Kigali ariko mukuze mumaze guca ubwenge. ubu Kigali turayicana ushatse bazatwica tukadusaba imbabazi kuko waraduhondaguye. ahubwo muzaze kunshimira muzane n'ituro ry'ishimwe tuze kukugurira kuko waduhonze ntabwo umuntu banzi kujya no kugura ngo warahonze mana we rero ko tunuzana amasaga ari bamwe marekera utamena umuceri akomozi ko ugiye kudushyira hanze waherekera zawe uzwi waza abantu bose badukurikira cyakoze agahizi kamubwire cyakoze ndabishimira pe kuba yaraduhondaguye yadushyize ku murongo na n'ubu turacyabigenderaho bamwe yaraduhonze we uzi ko yakurebaga ngo ugahita wibwira icyo wakoze. gahizi rero ndimo kubabwira ukuntu nyine tukibigenderaho amiti ntabwo arimo ndimo kubabwira ukuntu tukibigenderaho ukuntu nyine yaduhondaguraga umva yarakurebaga ngo noneho reka mbabwire uzi kujya gukubitwa ukizanira n'inkoni ukaza ukaryama habe no gukoma ukaryama akabwira ati zana inkoni kuko ntabwo ubwo byari kurema
yarangaga umwana ahamagara ngo ngwino hano akiruka yitambwa atumva ugenda ugiye akora dukubise ariko sha byoroshye niba byoroshye mvamo amatungo shamba n'inka we inka inkoko ihene byose n'inyoni nta handi wabisanga atari mu cyaro mu mujyi ntabyo wakumva twe tuba twumvira indege imodoka mwe mwumva indege bigenze bite ese we umva inka we mwihangane kwahise none numva ibikota byanyije ariko hari abatazi ibikota ni utuntu tuza tumeze nk'utugari turimo amazi ubu hari abazumva ngo ibikota bwose ibikota ni ibiki cyo kazifu ndayikoreye pe ubu bantegetse ngo nivungurire ngo ibyo ngo babyita ibikota babyita amabavu ubu ariko n'ibikota nabyo barabivuga ariko abenshi babizi ku izina ry'amabavu utazi igikota n'amabavu ntayazi bayi ngo nagugu ndazi mwana noneho abana bo mu mujyi abana ba viziyo barashaka bayi wewe ariko wabitubwira se ngo nagugu byari ibikize twakinaga ndaze ndayikushyiriramo bayi umwe data tangira biragora bu kuzama umwana yanyicuje kuzama genda ufate dodoka yawe genda uyikure ku zuba yaja dodoka usaka iki usaka babu ayihe babu ayihe Dabu ayihe babu data singiriya se data zenda unywe data zenda ugire bibi ngo bibi we ata mwana bageze amata yidagabisha arashaka no kwiyuhagira hari abantu nigeze kuvuga ngo kwiyuhagira baransega ngo shangura mu cyaro koko kwiyuhagira ngo ni ibyo mu cyaro kwiyuhagira no koga no koga amaguru kwiyuhagira no kwiyuhagira umubiri koga ni igiswahili mwabyumvise guys ngo koga ni igiswahili koga neza ngo koga ni igiswahili koga ngo ni koga ngo ni igiswahili kwiyuhagira se nyine kwiyuhagira ni ikinyarwanda kwiyuha ego bu bose kwiyuhagira ego kwiyuhagira urabizi data inywa data wawe kiwi ubaye iki data ego mwabyumvise guys ndibaze ma wankatiye ndimo ndavunguza akaboko kamwe umva gukamera ngo byanga yari hasi ibintu byanyu wapi mugati nuza nzakwima kwezi gikushya sinzaguhemba kayizi ngo nzamuhembere ibyo yakoze nako bubu gauka
mwana yidagaduye simbabeshye. Bo ndakubita. Titire ndashyiraho ngo mama Kamariza yaje. Ndashyiraho n'ifoto yawe. Ngo Yesu. So kuki bivugiye kure nibakumva. Ahise atangara ngo Yesu ndashyiraho ifoto yawe. Uvuga ngo mama Kamariza noneho yaje imihanda. Kahise mubonye ijisho arimo kundeba nuko nta mukamera ngo mubibone naramwaseka mugapfa. Bu baba we andebye ijisho kwa kuba waje imihanda ijwi ryawe ryagiye nanagufotoye nagufashe video utabizi. Uraza kwibona YouTube nijoro. Surandeba. Guys, urimo kundeba. Ari bari baziko nagiye kwibona imihanda iri joro. Umva, iri joro reba nutibona imihanda dora honda. Guys, mwana namaze kuvungura. Tunanitse. Narushye simbabeshye. Tunanitse. Dore ibisigaye ntaravungura. Ayibonye. Ako narushye rwose. Shwishwe. Narushye singiye gutagangarira. Wabibonye bitaragira. Wongeye no kwanika ibitiritiri mbanikirimo. Ayiwe. Ari we. Narushe. Subira umara. Dore ngibi we. Ayiwe nuba akagongo karahasigare. To ure bya bitiritiri dongeye kwanikiriza. Kuzuba mw'abantu mwe byumve. Umuntu ngo yagira abona kwiyemeza da. Ako punda ubwiye ngo umfashe. Nagusabye ubufasha. Nugwa nakazi kawe. Iwe uragwa. Ibigori bangere. Dore ibiryo birumye babivunguye ngo byumve kuba bikuntu bivuga ngo byumye rwose birafashwe biba byumva rwose byumva. Mwadukora mama we ndarusha kwirira dore icyo cyari kindenze nabonaga ndushye mama nakagongo kayamesu naza kuza muri video aya adukobita ayo maramagase. So guys, rero ndabakunda cyane nuko nyine bigenze ndabakunda
mukomeze mukore subscribe mudukunda cyane, mukore subscribe, share, comment, turabakunda cyane nubwo twabuze nyine mura mubitwishyuza ariko tuba turi mu tuntu dutandukanye ariko tugiye kwisubiraho tujye tuboneka sibyo kayamesu mama genda utazamo ndabakunda cyane ciao ciao